ibihe byiza nanone udahwema gukurikirana Bivugwe TV ikaze nanone ku muyoboro wacu wa YouTube. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukanda subscribe kore no kunzogera ndagushimiye cyane we yakoze subscribe nawe utarayikora rero utira inkunga kandi subscribe hanyuma rero ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Aya mashusho rero uri kubona iyi nzu imeze nk'ishwanyaguritse ndetse imeze nk'iyo badondaguye, ntabwo ari inkoko zahabyiniye cyangwa se ntabwo ari ihene zahabyiniye, ahubwo ni amasasu akomeye yoherejwe aturutse Kinshasa yari yaje guhiga Joseph Kabila ndetse na Afande Makenga. Bari bashaka rero kuhitana ubuzima bwabo ariko Imana yakinze akaboko. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka we rero nibwo yamaze gutangaza ko Kinshasa bakomeze kubagabaho ibitero ndetse no gushaka gushotorana. Ubwo rero indege zitagira abapilote izituzi nka drone zaje zitwaye ibisasu ariko zikaza kurasa mu nzu bakekaga ko irimo Generali Makenga. Ni mu gihe rero iyi ndege yo itagira abapilote bayohereje ahantu mu kivunge cy'abantu benshi aho bakeka ko Afande Makenga atuye ndetse naho bakeka ko Joseph Kabila atuye. Mu gihe rero basanze abo bashakaga guhitana batari bahari, ahubwo bikarangira iki gitero gihitanye abantu bagera kuri 3 harimo n'umugore w'umufaransa witwa Karine twagiye tubibona. Uyu mugore akaba yarakoreraga ikigo cya UNICEF hariya mu mujyi wa Goma. Ejo rero akaba yaramaze kwitaba Imana aguye muri iki gitero izi ngabo za FARDC zari zamaze kugaba hariya mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe hari hamaze iminsi hari amahoro nyuma y'urupfu rwa Afande Wiringoma, ariko hakaba hongeye kugaragara drone nk'uko mukomeza kugenda mubibona kuri aya mashusho mukomeza kugenda mubona kuri screen zanyu. Ni izi ndege zitagira abapilote zarashe hano maze izi nzu zirashwanyagurika, abagera kuri 3 rero bahasiga ubuzima, mu gihe M23 yo ikomeje kugenda ivuga ko igisirikare cya Kongo gikomeje gushaka ubushotoranyi bwinshi ndetse no gushotorana, aho rero bari gusaba ko FARDC yagaba ibitero aho ingabo ziri bakareka kubigaba ahari abasivile, nk'uko bikomeza kugenda bigaragarira ko abasivile aribo bakomeje kugenda basiga ubuzima nyuma y'uko ibi bitero by'izi drone zitagira abapilote bikomeje kugenda byigaba cyangwa se byirema hari Igoma ari byinshi cyane. Nk'uko rero twakomeje kugenda tubona amakuru yacu yagiye ahita leta ya Kongo yamaze kugura drone nyinshi zitagira abapilote aho zikomeje kugenda n'ubundi zikora akazi kazo. Mu gihe 23 nayo rero itari hamwe. Uyu mugore Karine w'umufaransa wakoreraga UNICEF niwe mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragara ko ku munsi w'ejo ari we waguye muri ibi bitero FARDC yari imaze kugaba hariya mu by'ukuri hariya mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, muri uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Rero kubikomeza kugenda bigaragara ntago byoroshye ku ruhande rwaye mu 23, ari nako rero n'ubundi nayo ikomeje kugenda isatira henshi, inakomeza kugenda itangaza ko aho yafashe kuharekura bizagorana, bavuga bati bazemera basiga ubuzima bapfa ari benshi ariko kuharekura bizagorana, nubwo Kongo izazana izahe nizahe kuharekura bizagorana. Kongo nayo ikarwana ivuga iti ubutaka bwacu mwatwaye tugomba kubwigarurira kandi tukabufata mu gihe hatanabayeho inzira ya diplomasi cyangwa se hatanabayeho ibiganiro, bakabifata ku mbaraga nk'uko bakomeza kugera batangaza ko M23 nayo yahafashe ku mbaraga. Nabo baravuga bati natwe tuzafata ku mbaraga twongere tuhisubiza ubutaka bwacu turabushaka cyane. Ibi rero bikaba bikomeza kugenda bitangazwa na leta ya Kongo. Ntago byoroshye iby'intambara, ntago byoroshye. Biragaragarira amaso ko iyi ntambara atari intambara ya none cyangwa ejo bundi, ahubwo ni intambara igomba kumara igihe kinini, kuko impande ejo zombi ziracyatsimbaraye. Kuko umwe aravuga ati sinarekura, undi nawe akavuga ati nshaka ahantu hanjye. Mu by'ukuri turagenda tubibona drone nyinshi ziragenda, ibitero byinshi biragenda biba. Ejo twumva ko leta ya Kongo yarashe kuri M23, ejo bundi tukumva biracecetse, ejo bundi nanone tukumva birongeye biravuze. Ari no mpamvu rero iyi ntambara idateze kurangira, ahubwo igomba kumara igihe kinini nk'uko dukomeza kugenda tubibonesha amaso yacu. Byose rero turi hari kugira ngo tubikurikirane 5 kuri 5. Icyo nakwisabira
no kwiyandikisha hano kanze kwijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa urabudushyigikiye cyane kandi ndizera ko mu byukuri utatwima subscribe ni by'agaciro gakomeye cyane rero tuzajya duhora tubana reka mite nanabashimira gutya ibindi byose bikomeza kugenda bitangazwa natwe turakomeza kugenda tubibagezaho 5 kuri 5 nababwira ngo amahoro y'Imana bane namwe mukomeze mugubwe neza muhahe muronke